yejejeje Kanyandekwe, nsohokera mu rugo. Sinshaka kumva izina Kanyandekwe muri uru rugo. Nkubure kandi ntugire amafaranga umbaza. Sohoka mwana wundi ye. Ababyeyi banjye ntibabashije kubaho, none n'umubyeyi Imana aranyihereye aragiye. Nyogoko. Maze Mariya akimara gufata indege, Kanyandekwe asubira mu rugo arataha, aragenda mu mutima yibwira ati ubuzima burahindutse Kanyandekwe, ndumva nishimye. Agihinguka mu marembo, umukecuru amukubise amaso aramuhamagara, Kanyandekwe mwana wanjye. Maze Kanyandekwe atangira kwibwira ati Mana ishobora byose, se nkoze iki ko mbona umukecuru amamagara cyane? Ese yagize impungenge ko natindanye n'umukobwa we? None se yatekereje ko hari ibindi twanyuzemo? Ese mukecuru yamfashe neza, nambwira neza ko Mariya yari ahari akaba agiye kunyirukana? Mana ishobora byose undengeri rya none. Agitekereza ibyo abageze kuri mukecuru, Kanyandekwe ubwenge bwasaga nk'ubwagiye kure. Maze mukecuru aramubwira ati Kanyandekwe mwana wanjye humura, naguhamagaraga ngo nkubwire aho tugiye kujyana. Mukecuru arahaguruka amufata ikiganza aramubwira ati Kanyandekwe, mfite ibisambu byinshi, mfite inka, mfite ubutunzi bugiye butandukanye, ariko ubwo bwose ndagira ngo mbugutambagizemo ubashe kububona. Aramutambagiza amwereka abashumba, maze ababwira ko ari umuhungu we wari waragiye Zazayire kera. Bose batangira kumwubaha nk'umuhungu wa nyirabuja. Kanyandekwe bamwereka byose, bamwereka imirima, amasambu, bamwereka abaja n'abagaragu. Kanyandekwe abatangiye kwishima, bamwereka imirima, bamwereka inka, bamwereka ubutunzi bwose mukecuru afite. Maze barangije barataha basubira mu rugo. Uko bagenda mu nzira, Kanyandekwe akajya agenda mu mutima yicinye icyaha, aravuga ati Kanyandekwe noneho birarangiye, ubuzima burahindutse. Sinzongera gusonza, sinzasubira kwicuza impamvu ntafite ababyeyi, sinzasubira gukora akazi ko mu rugo bosi yarakoze we wanyirukanye. Barataha bagera mu rugo, bararya bararyama, buracya barataha bagera mu rugo, ubuzima burakomeza, buracya burira. Maze ku munsi wa gatandatu umukozi wa mukecuru aza kurwara. Umukecuru arahangayika, maze bukeye umukozi wa mukecuru ararwara. Umukecuru arahangayika yibaza uri buze kubafasha imirimo we mu rugo. Maze Kanyandekwe aramubwira ati mukecuru humura, akazi ko mu rugo ni ikintu umenyereye, ntuze kugira ikibazo, byose ndaza kubikora. Guteka ndabizi, ziriya nyana ndaza kuzivomera amazi nzuhire zo mu rugo. Humura byose ndaza kubikora, ntibigusabe kuza kugira undi mukozi uhamagara. Humura rwose. Mukecuru arishima aramubwira ati mwana wanjye, nubwo bitari ngombwa gukora akazi ko mu rugo, ariko ubikore nk'ibyawe kuko urikorera. Maze kuwa gatandatu mu gitondo Kanyandekwe arabyuka, afata akabindi amanuka mu kabande mu gitondo cya kare cyane, aragenda avoma amazi arayazamuka. Ageze mu rugo akora uturimo two mu rugo twose dutandukanye, adushyira ku murongo, ahamagara mukecuru. Maze akigeza amazi mu rugo akora uturimo dutandukanye two mu rugo twose. Arangije ahamagara mukecuru aramubwira ati mukecuru, uyu munsi ndashaka ko tujya gusenga. Maze umukecuru aramubwira ati Kanyandekwe mwana wanjye, byari byiza ko tujyana gusenga, ariko urabizi ko umukozi wacu arwaye, kandi uyu mukozi yanyitayeho cyane na mbere igihe wari utaraza akamenyera buri kimwe. Nanjye uyu munsi arwaye, sinamusiga mu rugo ngo njye gusenga. Gusa wowe genda ujye gusenga, twese dusabire ku Mana. Maze Kanyandekwe aroga yambara neza ajya mu rusengero. Akigera mu rusengero arapfukama arasenga agira ati Mana yanjye, wankuye kure, wampaye umubyeyi, kandi umubyeyi ufite umutima mwiza, afite ubutunzi bw'amahoro mu mutima, akagira n'ubutunzi bw'ibifatika. Aha niho gutabarwa kwanjye wari waraguhishe. Mana ndagushimiye, gusa hari icyo ngusaba. Ndakwingize kugira ngo uzampe ejo hazaza heza, dore ndi umusore ngeze igihe cyo gushaka. Mukecuru azambera mama kuko nk'uko yabinsezeranyije, ambere nyogokuru, ambere masenge, ariko ntazambera umugore ngo ampekere abana. Ndakwinginze kugira ngo uzampe umufasha, uzambera mama w'abana banjye. Nyuma y'umwanya mutoya bakira umwigisha w'ijambo ry'Imana. Akigera ku ruhimbi asoma ibyanditswe bigiye bitandukanye. Akibumbura Bibiliya atangira gusoma ijambo ry'Imana rigira riti ariko wowe Isiraheli mugaragu wanjye Yakobo natoranyije, naragukunze nkugira uwanjye. Humura witinya, ndi kumwe nawe, nzakugenda imbere ngufate ukuboko, ahataringaniye mparinganize, imisozi n'udusozi mbikureho, mbihindure ikibaya, maze ugende unezerewe. Kanyandekwe cyumvira iryo jambo aravuga ati Mana, ese ni njyewe iri jambo riziye? Maze umwigisha agiye gusoza aravuga ati iri jambo rimanukiye umuntu uri hano uyu munsi, wasenze agira icyo asaba Imana, nahumure. Naca mu mazi ntazamutembana, ndetse naca no muriro mwinshi ntacyo uzamutwara. Kanyandekwe atangira kwishima mu mutima agira ati
ahari Imana ni ngewe isubije icishije mu mukozi w'Imana. Maze amateraniro asoje, Kanyandekwe asuhuza abantu bake cyane bari begeranye, arasohoka agenda yivugisha ati Kanyandekwe Imana iransubije. Kera najyaga numva abakristo bavuga ngo ndakiriye. Nukuri nanjye Kanyandekwe ndakiriye. Nakiriye gukora kw'Imana. Nukuri amazi ntacyo azantwara, ibibazo ntacyo bizantwara. Ngiye kugenda mbwire nyogokuru ijambo Imana yamvuzeho. Maze Kanyandekwe ataha aririmba, ngiye kugenda mbwire nyogokuru icyo Imana yamvuzeho, ndetse nanamubwire ko nawe ari cyo yamuvuzeho, kandi nukuri namusengeye. Singira uburote ngera kuri nyogokuru ngo mubwire amagambo numviye mu rusengero. Kanyandekwe agenda yihuta diri. Akigera ku muharuro abona inzu abanamo na nyirakuru irafunze. Kanyandekwe akihagera arakomanga, yumva ntawe umwikiriza. Maze arungurutse abona hafungiyemo imbere. Kanyandekwe akibaza icyo gukora, yibuka ko yigeze kuvugana na nyogokuru ko hari ahantu bazajya bashyira urufunguzo, kandi ubwo hari muri weekend bose ntaho bagiye, rumwe rushobora kuba ruhari. Maze aragenda abona urufunguzo rurahari, araruzana, arafungura. Agifungura urugi abona inkweto za nyirakuru mu murere, bivuze ko nyirakuru yari aryamye ari mu buriri. Maze Kanyandekwe yirukanka cyane yinjira mu cyumba, abona nyirakuru ariyoroshe, aramusuhuza. Yumva ntiyikirije, maze aramwegera aramukomanga, yumva ntanyeganyega. Kanyandekwe atangira kugira ubwoba, arahamagara nyogoku, kandi ari nako amuzunguza abona nyirakuru nta koma, maze aramworosora. Amukozeho yumva ntahumeka. Kanyandekwe atangira kugira ubwoba, akora kuri nyirakuru nanone, yumva nyirakuru ntakiri mu mwuka w'abazima. Amukoraho nanone, yumva nyirakuru yakonje. Atangira kumuhamagara cyane, nyogoku, Mana ishobora byose, ntibishoboka, nyogokuru yapfuye. Nyogoku mbabarira byibura ugaruke bwa nyuma mbashe kubwira ijambo nari ntarakubwira. Nyogoku, yababa Mana ishobora byose we. Nyogoku none se ubu nsize he? Mwakoze cyane kudukurikirana muri Kanyandekwe yacu yo kuri uyu munsi. Tuza tugenda tubagezaho ibice byinshi bigiye bitandukanye. Kanyandekwe ni inkuru ndende irimo ubutumwa bwinshi bugiye butandukanye, ndetse nyuma yayo tuzabazana n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Mwakoze cyane kudukurikirana. Twitwa Ukuri Gospel TV Online. Mukore subscribe kugira ngo tujye tugenda tubana umunsi ku wundi. Niba wifuza kutugezaho ibitekerezo byawe cyangwa se inyunganizi, watwandikira kuri WhatsApp cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788 970 736. Amahoro y'Imana nabane namwe. Shalom.